hari umumeya wayoboraga Muhanga umwe wakurikiye Yvonne Mutakwasuku yitwaga Beatrice irindi zina rye ntago ryibuka yaraseze aravuga ati umuvuduko nabonye igihugu kiro nabonye nawe byana ntabwo nawe ushobora cyane ko yari na mugufi afite hari nibuno banza kwihuta byarangaga satireka mfanye makanye kugira ngo bagenzi banyu sinzi hano niba barimo ariko babitangaje ntabwo bigeze bamba ntabwo nzaho byabikuye numva cyo korone ngo mufite drone niba arizo zabibahaye ntabwo mbizi drone zawe ngo bitesha drone zanjye numvise hari abantu basigaye bazinuganuga sinzi uburyo basigaye bazibona bazazihanura oya ntabwo bazihanura wakiriye ute kuba meya Mukanyirigira yaravuze kuri drone zawe Okay, twakomeje reka twumve Minisitiri w'Intebe avuga ku bijyanye no kwegura kw'abayobozi avuga ko ari ikimenyetso cy'ubukure bwa societe zamura ngaho twihute bakumuyobozi bakuvuga no kubwira abanyarwanda icyambere nge numva ko umuyobozi yagira igihe gura ku bushake nge binyereka ko imyumvire y'abanyarwanda yateye imbere cyane kuko nuvuga ngo waruzi target wagomba kugeraho waruzi ugomba go abaturage waruzi ko umuturage kwisonga ugera ahantu umva kutabishoboye uravuga uti nge rwose mumbabarire nigendere ndeguye ku bushake iyo ndiketa nziza yawerekana ko tugeze ahantu heza umuntu akora akazi kakunanira ukimizwa uti rwose ngenda basezeye icyo ni kimwe tukwiye kwishimira ko abantu bagize amashuri kwibwiriza ko bati ngewe ndumva ibintu mwakize nari nabasabye kubafasha gukora ndumva hajya mundi nanjye nkajya mundi kuko ushobora kutashobora kuyobora ariko ugakora kandi kazi ko abeguye kuri izo nzego n'undi bazakomeza abanyarwanda beza bakorera igihugu icyo ni part imwe y'igisubizo part ya kabiri y'igisubizo ni uko u Rwanda rufite ibintu bigera nko kuri bitatu navuga twese tuziranyeho twiyemeje gukora abanyarwanda hari icyo cyo kuba tuvuga duti ni umuturage ku isonga twese dukorera abaturage icya kabiri hari ukuba twese dushaka ko ubumwe bw'abanyarwanda budahungabana abanyarwanda bagora barikorera hamwe nk'umunyarwanda umwe icya gatatu ni service delivery ese abanyarwanda dushyira ku isonga turabakorera yaje kwaka icyangombwa yaje kwaka service umuhera igihe ni ukuvuga rero hari n'abigura ko bumvishe pressure yuko ibyo basabwa gukora bibarenze akibwiza kigendera ariko icyo navuga ntabwo kwegura ari icyorezo twebwe icyo dushaka nicyo kintu turashaka ko abantu tuyobora twubaza ibintu bitatu gahunda y'umunyarwanda umwe ubumwe bw'abanyarwanda unité nationale icya kabiri service zigatangwa neza ku muturage wese cyo kuyaka niba umuturage aje kwaka icyangombwa niba aje kwitabaza nk'umuyobozi ukamufasha neza service nziza hanyuma ikindi ukumva ko naho yobora iterambere ririmo kuza koko iyo ahantu hatazi iterambere nabwo habe n'ikindi kibazo mu by'ukuri n'ibyo bintu bitatu bishobora gutuma umuntu yegura yakumva bya koko atarimo kwachivinga ibyaho yatereka ngewe mve mu kazi ariko ntabwo ari icyorezo muhumure iyo ikiza u Rwanda n'igihugu kiza iyo yeguye ajya mu yindi mirimo yumviwe n'ibyo ashoboye kandi ntabwo ari ubwa mbere abantu bakoze akazi byagorana bakegura iyo beguye bajya mu bindi ubuzima bugakomeza kandi numva n'abanyarwanda babyumva neza wabyumvise hari umumeya wayoboraga Muhanga umwe wakurikiye Yvonne Mutakwasuku yitwaga Beatrice irindi zina rye ntago ryibuka kereka niba Ferdinand Mureyo aryibuka kari twibutsa yaraseze aravuga ati umuvuduko nabonye igihugu kiro nabonye nawe byana ntabwo nawe ushobora cyane ko yari na mugufi afite hari nibuno banza kwihuta byarangaga satireka mfanye makanye hano rero Minisitiri w'Intebe aravuga ati ni ubushake nyakubahwa Minisitiri w'Intebe niwe muyobozi mu bayobozi nabonye bavugishije ukuri ku mugaragaro iyo abayobozi nk'icumi cyangwa 8 cyangwa 20 bagendeye rimwe reka nkubwize ukuri ubushake buzira rimwe koko mu mitima yabo nkubwize ukuri murabeguza cyakora mukabagirira neza mukabasaba ngo begure berekane ko bagiye kushake kugira ngo save zabo zidapfa naho ntabwo ari ubushake bwabo muzareke gutegura iriya nama ibamo sinzi ngo ukuriye ingabo ukuriye polisi sinzi ngo ukuriye iki iriya nge nyita high table kuko ibaho abantu ushobora kubareba ukagwa no muri koma urabyumva noneho n'urupapuro usanga ruteguye ruri aho ngaho ubusa cyagiye Frodouari bagiye kumutwara ikeneye ni sinyatire yawe bagiye kumutwara Frodouari wahari Rulindo cyagiye muhamagara yarambye ati basi none banyemerera ngende ku neza ubwo ariko bagiye kubushake buriya niyo mpamvu nkubwira nti hari ababa harimo political siyasa
Yego, political niko bimeze. siyasa Yego. ariko nanone bibaye ari kubera ineza oya n'ubundi ni ku y'umuturage. nyungu z'abaturage kuko bera bari Bikaza ibinebwe mu- bamwe ari ibijura wumvise hano ko anavugamo ubumwe bw'abanyarwanda abenshi nk'abagiye mu minsi yashize ni ibintu by'ikibazo cy'amacakubiri bananiwe gucoca cyangwa se ugasanga bayafitanye hagati yabo nk'abakozi. Nk'ubu hari ikigo kimwe ntahita nkubwira aka kanya cyamye kibamo amatiku n'ubu arimo reka nze turabishyira hanze so kandi ayo matiku ashingiye ku turamena umuceri. so tubirimo na mokashi tubirimo ikosa ntidukorera ku gitutu reba niba wabasha kurikosora kuko ubu tugeze kwa Mukanyirigira wa Rulindo yego rwose tumwumve kuko nta wundi mwanya ntabwo twabashije kubumvisha iyi clip avuga yuko kuri bya kibazo cya fraudware avuga yuko itangazamakuru ridakorera ku gitutu nako akarere kadakorera ku gitutu. Reka nshyiremo hagati wenda tuzashaka umwanya tuyibumvishe yose uko yakabaye ni clip y'iminota 5 ariko abankurikira kuri X mwagize amahirwe yo kuyikurikira yego twagiye mu ngingo yaryo ya 67 ivuga ko iyo umukozi wa leta akurikiranweho icyaha gifitanye isano n'ikosa ryo mu rwego rw'akazi urwego akorera rumukurikirana ku ikosa mu rwego rw'akazi butabanje gutegereza ko ikurikirana cyaha rirangira. Icyo cyabaye rero Ndagijimana Frodouard nyakubahwa guverineri ngira ngo yabivuze neza ko nubwo bavugaga ko yabaye umwere ni yaburanye ifungwa rifungurwa ry'agateganyo niko byagenze ngira ngo TGI ya Nyarugenge niyo yamufunguye. ko bicise internet nibikemuka reka mbe nkanze pause nibikemuka ubwo turabikomeza waba wakira telefone naho ubundi harimo gusobanurwa ikibazo cya Nicolas namubwiye ko harimo ikosa none arayizanye iyo noza irimo ikosa Nicolas yikureho reka twakira tube twakira ku bantu. Hello Radio TV 10. Hamujambo Hatujambo. Paul Ushindi Barozi. Manifa wazijijihe. Ushindi Paul. Ya. Ugomba kuza bakazagukubitara umupira wanditseho Ushindi TV. Erega bajye bumva ibintu kuko Oswakim mfite na t-shirt yanditseho Radio TV 10 Rwanda. C'est Rwanda 4. Wayikoreshereje muri Manifa? Urumva sarandi byaba atari muri Manifa akaba. Manifa imipira ibinuza amajyora turayifitiye ibitambaro byiza bitakweduka bitava mirange. Yes. Tukagukorera umupira uri kuri taye yawe yaba ari Lacoste yaba ari t-shirt. Yes. Abakeneye za jile za mpuzangano ba photographe bambara abajyanama b'ubuzima abakibasa abapolisi abaribu urumva turazikora. Yes. Nimero za Manifa urazizi se? Erega bajye bumva Manifa harimo ijambo fa. Kwa Kiswahili tunasema kufa, gukwira, kunyurwa, kumva ikintu kimeze neza, kufa, Manifa. Ubasha uziko wakogeza n'umupira neza sha. Cyane. Nimero za telefone ngiye kugenza ivuga usubiremo. 0788 0788 31 31 57 57 01 01 uziko gifite ijwi ry'ukuri match ba noneho reka nzengaruke ku gitekerezo cyanjye yego gitanga ya ejo ikiganiro nakirebye gifite isaha 1:30. Uravuga ahabona icya minisitiri w'intebe yari yahuye n'abanyamakuru nibyo yego noneho ngenda mushimira rwose kwiteganyiriza nicyo kintu cya mbere erega nubwo wakatwa bingana iki ariko witeganyirije nicyo kintu cya mbere rwose nk'uko mubitubwira muri Sonarwa Live. Sonarwa Live. Murakoze cyane. Ushindi Paul ni uyu munsi ndi bumusengerere. Ushindi Paul Barozi uri umuntu w'umutarama ndagushimiye. No kuza gukora hano sinzi niba deja ajya mwumva yazamuka. Cyane mugira amahoro y'Imana kandi imigisha y'Imana
sese kareho kabisa. urumva afite ijwi ryogeza match nka kandi kandi igihe cyo kogeza mu giswahili kiretse ibintu bya siporo arabizi hagiye no kuri radio Rwanda reka dukomeze twumve Mukanyirigira yasobanuraga impamvu yatsimbararaga amabaruwa ya Angelina Muganza uyobora komisiyo y'abakozi ba leta mbese ntayubahirize ahubwo agasubiza. Reka twumve aho yaragejeje. ariko ngira ngo ahangaho impamvu mbivuze ngarutse kuri itegeko ni ukugira ngo dutandukanye aho uko akurikiranwa mu nkiko, mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha n'uburyo tumukurikirana mu buryo bwa administrative. Ni ibintu bitandukanye. Buriya n'umukozi muri izo nzego z'ubugenzacyaha n'inkiko ashobora kugirwa umwere ariko byagaruka mu rwego rw'akazi akorera akaba yahanirwa icyaha. Nagira ngo rero ibyo bisobanuke neza. Nibyo rero kuri Ndagirimana Froduwari byakozwe. Mwavuze muti wenda ntabwo tugiye tugira verisiyo y'ukuri ibigaragaza mu itangazamakuru. Ngira ngo bagenzi banyu sinzi na hano niba barimo, ariko ababitangaje ntabwo bigeze bambaza, ntabwo nzi aho byabikuye. Numva cyo korone ngo mufite drone, niba arizo zabibahaye ntabwo mbizi, ariko icyo nagira ngo mvugeho nuko ntabwo akazi guverineri yabivuze neza, ntabwo dukorera muri media, nta nubwo dukoreshwa na pressure media. Nicyo nagira ngo mvugeho. Ngira ngo bakivuzeho cyuko ari umujyanama, kuba yarabaye umujyanama wa meya nyuma agafatwa, ni ibintu bitandukanye, dutandukanye gukurikiranwa mu buryo bw'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha n'inkiko, tunakurikirane tunatandukanye kuba umuntu akurikiranwa mu buryo bwa administrative. Nagira ngo rero ngaruke banabivuzeho cyane, ngire mbonera umwanya mbivuge icyo kuvuga ko ariko wagira ngo ntabwo yakubise cyane iby'igitutu bya pressure ya media. Oya yari ameze neza, yari ari kumwe n'abaturage benshi kandi hari na gavana. So Samsoni yakubise cyane. Kiraho mikoro Samsoni. Utakoreye muri media se wakorera he? Ntabwo akorera muri media, ntabwo akorera ku gitutu cya media. Samsoni si yawe ni abaturage. Drone zawe ngo bitesha. Drone zanjye numvise hari abantu basigaye bazinuganuga, sinzi uburyo basigaye bazibona. Bazazihanura. Oya ntabwo bazihanura. Wakiriye ute kuba meya Mukanyirigira yaravuze kuri drone zawe? Biriya nabifashe nk'uko ibintu umuntu aba akora biba byaragezeyo. Ndanamushimira ko atangiye kwamamaza produit natangije. Biriya ni ukubyamamaza, narabishimye kandi ariko wumvise ko yasobanuye neza ibintu, sibyo? Ikibazo cya Froduwari yagisobanuye neza kandi cyarumvikanye. Ndagisobanuye neza, ariko twebwe nk'inkuru twagiye dukora n'ubwo wenda bamwe bagiye bavuga ngo tugendera ngo ku marangamutima. Njyewe inkuru nyinshi nakoze nashingiraga kuri ariya mabaruwa yo muri komisiyo y'abakozi ba leta. Yego niyo nashingiragaho. Ariko nibura urabona ko Mukanyirigira nta n'ikibazo, nta nubwo yakuvuze nabi, yivugiye drone gusa. Yavuze drone gusa, ntabwo yamvuga nabi. Nkeka ko tunahuye ntabwo twari twavuga. Yaguhobera kuko uri igikozi sha. Ntabwo yamvuga nabi kuko ibyaba byarabaye byose byaba byarabaye ku mpamvu z'akazi, kandi numva ko nta kibazo dufitanye, nta kibazo. Sawa ugira umunsi mwiza. Murakoze Swaki. Samusoni twagombaga kumuvugisha kubera drone. Ngo urumva ngo mufite drone se hano ngo niba arizo zabibahaye zizahacika se? Ngo sinzi niba bamwe muri mwe ngo niba umwe wa nyirizo drone ari muri mwe. Ubundi itangazamakuru urumva umunyamakuru ni ibintu bibiri bidashobora gukika mu gakero nako kuko bikorera abaturage.